agahinda kanjye nawe ugeze ahantu ukabona nabigejeje imbere ya papa we yabinshugunye mu maso ubu mbigenze nti ubu si kuko Imana dusenga ntabwo yumva ariko Imana ihabwa icubahiro uyu munsi amasengesho nasenze wayumvise Mana uhabwa icyubahiro umwana wanjye abonye amafaranga y'ishuri shima ukangaburira imihirima n'imvange z'umuceri n'ibishyimbo na dodo mufite amafaranga angana gutya niko nimwambwe ngo mwabisangiye mwagize mute mufite amafaranga angana gutya aya mafaranga yavuye hehe niwe mbasa aya mafaranga yavuye hehe Nimusohoke abo mujya nimwebwe muhazi oya nimugende nyine hatabanuza ukundi mugende nagende Yo mvuga ngo mugende nako baby shiro bike baby akose shiro bike umva umere bwira ni bike bigenze bite shamugira sorry kuri rubaye iki ni amafaranga nje kuma paretwatsi ahise natwirukana imagine like can't believe that like oh no ntabwo bishoboka iyo amafaranga naguhaye mva nkubwire bwira neza mbwira witonze byagenze bite tuza mbwira byagenze bite en fait on a ariya naimve kuraba niki kureba nashise muhira nyine mama nyine nabonye nameze nakuntu yarasa umuntu ufite agahinda nyine ndamubwira yuko utamwerekanye sinzi nyine turaba nyine tuganira niki papa aba yarashaje aramushikurusanyo ya mafaranga papa yatwaye
ase papa wawe mbarumbwira ni ukubyara byanyabyo ni mumbyara nimba matarambeshe ni mumbyara nyene papa umeze gutyo none se sheri mufashe ikibazo kubona hora kwiyenza asa hari amakosa mabi ujye ukora se mu rugo bazi none se mupfiki simbizi na mama wawe se nta kintu abikoraho shana kuzinga nafata mama nabi sinzi ibintu asigaye akora no kwimana rero bakugureka bakaryoshye ndumva karyoshye byahata iraryoshye kuba ese mu rugo mumeze mute ntabwo turaho wowe se bimeze bite wapi yigwe ntawe utagera ihembe ntashanjemo na gato rien du tout ntayo rwose ngiye kwemera mbahubwo umugore ariko se bya bintu nakubwiye byagenze bite wa muti ariko si kuko naguhinyura kare ncyereka mubwiza ukuri sibyo ya ari ibintu uvuga rimwe na rimwe nkabigira blague ubundi nkagira iki birani blague ni blague nyamara oya nta nyamara irimo ibintu by'abantu bose bavuga Simo we wagerageje rwose Simo ndangira hano njya kwihingira wende imisiri ariko ibindi byose Namazi kumufashe neza agurikiza agurikiza dore we dorira cyari kukipo kigorera kiri gusikisazi kirashaka iki hano ubuzima bwacu dore ukuntu wari wamena inzu nibyo wanzaniye ahangaha si umusazi nk'uyu yasa ubundi abantu bo mu kabari bemerewe uko umusazi nk'uyu yaza ahangaha gusa ihangane kiss ihangane bibaho binyibukije umupapa nari mfite umupapa umeze gutyo nanjye ntabwo yambaniraga neza twahoraga mu miserero turanashwana n'ubu ngubu sinzi yaba nahisemo kwiberaho ubuzima bwanjye none nawe story ndumva ijya kuba nk'iyanjye ihangane nzajya ngufasha uko mbishoboye sibyo kandi humura bizagenda neza witeho papa b'iyi minsi suburi niba wakubwiye ko turanga ubu tutagiye mu bandi hari wabihamya bose ugenda mutangiye kubizana se tubabarire bose ugende turiho turaganira muraganira ku kizi ku icupa bose bariganira tangira gutwara n'iyingi nabonye wajuje Bisoma
sibyo wazumbwira nose urabona uriya ngo nyira amashaba yase urabona ibintu akoze siko ariko babivuga baravuga ngo ni watera shaba ariko tujye twumvikana Simo reba ibintu adukoreye ahangaha ibaze uramutwaye umujyanye mu rugo araguhindukanye nka kuriya ahubwo yakuniga rero n'ukuntu ahubwo ibaze iki gikuta cyeguye ndakwica wavuze induru wagira uti watabarwa nande tukiraze muri mu cyumba hamwe cyakoze ba umbonye kuri icupa rinyweye nuko maze imyaka 15 nk'inzoga akuzagura nawe inzoga kuriye nakagende ariko si ibintu byamfata reka mukoresha serviette koresha serviette shaki wa cyanaciriyeho cyayi macandwe yacyo ariko ngo gitera shaba abantu barabivuga n'ukuri kw'Imana abantu kandi abantu bameze neza bafite akantu n'amamodoka bakagenda bakaryamana nawe bakamujyana iwabo mu nzu ariko ibaze rero uri kumwinjiza mu nzu yakugeza wamugeza mu nzu akarakunize wavuga ese wundi watabarwa nani uko tatabazo bavuga bati nawe uri umusazi wowe muzayi wamuzanaga hariya gukuri ariko burafite nk'ibitega bingahe bimurimo kuko unanyweye inzoga arasuka mu mwobo hari igitega bajya bavuga ngo kitwe Eric bajya ngo nicyo kimurimo aracushumura ubwoba nawe nakagenda ngo yitwa Yayu ngo Yayu ni Yayu koko Gizimana ahubwo ntafashe kuri iyi yanjye afati yawe nari kurira nk'akana kagahinja sinabimenye nanjye mba nazihungishije ariko surabizi neza koko niyo abantu bazima nibo numvaga babivuga asanga bya bigambo by'inanga muri quartier reka da nibyo nyamara ibitega bibaho ariko wazagerageje ariko siwe kuki utagerageje ugapima akagenda uzagerageza umuntu w'umugabo ugashirika ubwoba ninkubona utwaye imodoka ugenda wicaye sibyo ubwo nawe nzahita amenya ko wagiye ntabwo hari ishawa iteye ubwoba hari ahantu se buriya reka nkubaza akuyeho imyenda ugasanga iki gihande ni ihene urundi ruhande ni ifi cyangwa wenda hariho ubwoya bwinshi cyane buruta buno bwanwa bwawe reka ariko reka tujye dusubira ibintu tukivuga ibintu dusubira ibintu buriya se araniyuhagira nibura nicyo kibazo afro mbabare ibyo mbonye birahagije reka ariko ndetse cyari cyiza n'ukuri ubonye ibintu byacyo ukuntu giteye imbabazi rwose nakoraga nubwo akomeza kugitwa ngo ugenda ariko n'umuntu uri kugenda igira fashe ugenda ariko ibintu uri kwikura yari mwiza akambwira mu mutwe wawe ari mwiki oya natekerezaga akiri umujene ukuntu yari ameze reba niwe situwasiyo arimo noneho akiri umusore yari ameze ati ni umugore mwiza kabisa ariko abagabo ntibatoranya uzagenda uzambwira abahungu bakacira